yeah nyine ntago bari kuvuga ngo niyo muntu kuko niyo muntu ba yarateruriye rimwe akayaguhereza ariko ugiye gucountinga baba hari abandi benshi ariko uvuga ngo y'amafaranga ari one muri bando imwe gusa akafata akayaguhereza ndakeka ari kandi mba ndi clean bro nicyo kintu cya mbere kindanga ariko Tatoo rero yaje 2019 kuri 2020 turi kwinjiramo man kuko nemba ifite notion and then my dad nawe ari byo akora ariko nyine atabikunda cyane actually urumva ntago ari ibintu byagutunguye actually ntago ari ibintu byanunguye cyane nk'uko abantu ba expectinga abyuka mu rugo n'ikaraga mbyuka ngenda njya mu mahanga kuzana ibyangwe ariko nza gusanga buriya mana abantu bambika abahanzi baragowe pe baravunika bro baravunika ko I thought ifite meaning so that's why abakiriya banjye cyangwa n'abanzi bose nkunda kubabwira ngo ati mbere y'ukuza ibanza ugire umenye the meaning of the tattoo ushaka gushyiraho cyangwa umve ko nyine biri necessary kuyishyiraho ugasanga profit zose zigiremo kimwe mu kubyambara ashyira kubita ibindi biraka hanze n'iki n'iki ababyeyi buriya man you have to do good supporting that's the best thing you already know my people Kabari Viva the top journalist the voice of artist so uyu munsi rero tugarutse kuri KOSOVU TV nkaba ndi kumwe n'umusomerwa wacu then ari buze kuna bibwira mbere yuko tunatangira iki kiganiro gusa banzu manuka yasu kandi kantu bita subscribe like and comment murabizi umunsi ku munsi tujya tubereka ibintu byinshi bigiye bitandukanye yaba gutumira aba artist about ku bantu banafite story y'ubuzima angaha ewana you are most welcome nimba ufite talent nimba about kuri story y'ubuzima angaha ni mu rugo kabisa kuri KOSOVU TV so brother you are most welcome ahangaha ewana byaragoranye kuba nakubona kabisa appreciation my guy appreciation bimeze gute se pa alhamdulillah meze neza kabisa uratangaza iki se ewana same to me gusa nanjye ni neza kabisa tundashima Imana iyo kiri muzima man ufite ubuzima everything is good man icyambere so rero umunsi rero ndagiye tuganire ku kantu gatoya cyane nta nubwo ari n'akantu gatoya cyane ahubwo ni ikintu kiri big kuko ni ibintu bisanzwe unakora ni about kuri CV yawe urugendo rwa Tatoo warutangiye gute actually it's a long story ni long story so umunsi rero tugiye gutangira nanga kuri KOSOVU TV tunatangirana nabibwira man yo my people it's your boy Tatoo man the best artist mu Rwanda ninjye mutatuye man ufite imyaka mike uri mu Rwanda man ariko re urugendo rwa Tatoo subiye ujya ndabyibuka buriya man so watangiye nko gutera Tatoo ufite nk'imyaka ingahe actually n'uburyo ninjiye mu bintu bya Tatoo rero byarira hari 2000 nimba nibuka neza yari 2019 gutyo 2019-20 ariko nyine nari nsanzwe mbifiteho idea ariko natabikora as professionally man kuko nari mfite ibindi bintu mugiyemo kuko ntago ari ikintu manje navuga ngo nzakora kuko ari igihe tuzi ibintu ariko utavuga ngo uzabikora cyangwa se ngo bizagutunga man kuko abenshi banzi the new goal was fashion kuko nakundaga ibintu bya fashion Thai fashion ngezira abantu bararizi noneho ngo ryahindutse Thai Tatoo gute nyine niyo long journey rero so naje gusanga ibintu kuko I was nari umugod dripper kabisa dripper man abenshi barabizi kuko nakundaga kwambara icyango ahantu hose mba ndi clean bro nicyo kintu cya mbere kindanga ariko Tatoo rero yaje 2019 kuri 2020 turi kwinjiramo man kuko nemba ifite notion and then my dad nawe ari byo akora ariko nyine atabikunda cyane actually urumva ntago ari ibintu byagutunguye actually ntago ari ibintu byanunguye cyane nk'uko abantu ba expectinga because ko nyine my dad used to do it
Yeah man. Kandi nanjye mbibona I grew up ndi kubibona so this and this and this. So nyine ntago ari ibintu navuga ngo nzakora nk'uko ngubu mbikora nk'umwuga as professional. Nkura n'abantu bumva Tatoo akora Tatoo akora iki n'iki. Ahubwo numvaga nzaba umukinnyi w'umupira cyangwa se nkaba umufashion ucuruza ibyango birenze. And those two things ndakeka ko nibyo bintu bya mbere nari nakundaga mu buzima. So ni nk'icyo kintu cyabaye cyabashije kuba cyatuma udakomeza izo goals wari warasetinze mu gihe kiri imbere. So actually ndibuka umunsi umwe was 2020. Yeah, man. 2021. Nibwo actually natangiye neza kujya nambika artists abahanzi. Abyuka mu rugo nikaraga mbyuka ngenda njya mu mahanga kuzana ibyangwe ariko nza gusanga buriya mana abantu bambika abahanzi baragowe pe baravunika bro baravunika ko I thought ko iyo ufite icyangwe kirenze buri manzi wese abagushaka ariko you guys man nabara kubibabwira to banzi nago bapesa they don't pay bro they don't pay umanzi arakubwira ngo mezi cyangwe nakwishyura akaguha iki akaguha igice tu nana credit cyangwa ubwo ati nzakwamamariza nyine kandi because of nyine kiragiye ariko because ko nabikoraga fan yeah man nago nitaga ku mafaranga aho ugasangaga akenshi ari ngiye uri gushora aho ugasanga nago nyine mbona profits yeah man ugasanga mfashe nka 200 ndashoye ugasanga profits zose zigiriye mu kimu kwa mu kubyambara nashira kubita ibindi biraka hanze niki ni cy'ababyeyi buriya man you have to supporting that's the best thing yeah so maje kubona rero ugenda uhura n'abantu bagiye batandukanye ubushize n'abanya tuzaniye umuntu bita General Binda tuzanira n'abandi benshi bagiye batandukanye aba DJ uramuje mawe mwe ryo mu DJ mu itandera benshi ari DJ Lee DJ Lee hari n'abandi bagiye baza aba Boy Chopper n'abandi benshi bagiye batandukanye namuhawe aryo ninde wa mugore wa mukinnyi ukina muri wakinaga muri Kigali Muyango so urumva rero Tatoo no urugendo watangiye ese mu gihe kiri imbere ibintu byibuse urumva ufite goals wasetinze ni nk'iki kintu uzafasha young generation mu gihe warageze kuri goals za wasetinze biterwa it depends kuko I think ko iyo umuntu akunda ikintu aragikorerera niyo utagikunda ntabwo ugikorerera ubwo iyo udakunda ubunyamakuru ntabwo uba waranigise ntabwo mba naragutigise kandi byaragoranye twagiye dupanga session nyinshi nibikunde ngasanga wagiye mu kazi ngasanga ufite abakiriya benshi n'iki yamani ariko uyu munsi reka ngushimire ko waje kwifatanya natwe ngaho kuri KOSOVU TV ni ibintu bya danger kabisa brother thank you yamani none se byibuze mu rugo abana batangiye Tatoo babifashe gute yamani ni ibintu byari simple cyane ntago navuga ngo ari ibintu byabatunguye kuko already they do it it's a family business so ntago nyine ari ibintu byabatunguye ahubwo ntago nyine ari ibintu kuvuga ngo mwana nje wapi no ntago ari ibintu byabatunguye ni ibintu nyine byari ubona ibintu bifuzaga ko nkora ni ibintu bifuzaga yuko ukora ahubwo baravuze ati umujene azamenera hehe kugira ngo nyine bazamuconvincinga gute kugira ngo yinjire into the business kuko ni ikintu nari nzi I knew it ariko I didn't have the idea yo kuvuga ngo ngiye kuyita ngikora right now so nk'abana bari basanzwe bagukurikirana kuri platform zigiye zitandukanye yaba Instagram n'izindi nyinshi na TikTok byibuze banabona yuko Thai fashion yahindutse Thai Tatoo babyakiriye ute actually abamwe byarabatunguye kuko nyine bari bazi ko nafite idea yo kubikora Tatoo uri kumva kuva muri fashion ukongera ukajya muri Tatoo nako nyine ni ibintu bijya ko byose ni art ariko ni art ebyiri zitandukanye kudoda ni nko kumva umuhanzi ngo yavuye mu kuririmba agiye nko gukina nka filime oya ariko nyine ni ibintu nyine art byose ni art ariko ni two art zitandukanye yeah man so rero
abantu benshi ntabwo byabatunguye nubwo bamwe na n'ubu batari babyakira ariko no muri style barabibona deno bikora barabibona akavuga ati that's good ntabwo twari tuzi ko ufite even this talent gutya na gutya ugasanga nyine ibintu biri tu so none se buriya tattoo yawe ifata kuri party yo hejuru cyane body guhera hasi kugeza ku maguru byari amashusho nagiye mbona atandukanye nkibaza ati se ku ma lips n'ahandi hanagiye atandukanye buriya tattoo nuko abantu nyine hari ubu ntabwo abantu bajya ba understanding what is called a tattoo. Man. A tattoo ni tattoo body. Man. Wera kuri kino gice cyangwa mu maso kumanura mpaka ku maguru that's a tattoo body. Akaba lips ntabwo ari tattoo. Eyebrows ntabwo ari tattoo. Ni ibintu bitandukanye. Tattoo iri mu bwoko bwinshi nyine nuko nyine people bayifata nyine ukundi kuntu. Buri muntu wese ifata uko ashaka. So imbogamizi urimo urabona muri bino bintu uyu munsi still kuva wabitangira no ngubu kibona kari imbogamizi umuntu wari wese ukora tattoo cha on your side ni nkihe imbogamizi urimo urabonamo agakaro kamaze nkamera amazi bro imbogamizi ya mbere muri tattoo gukora ikintu ukarya ingaro na tattoo bajya bateza ingaro se nta kintu badateza buryo umuntu yazavuga ati ngiye yitatuwaneye kuri lips cyangwa ahandi hantu ikavaho sometimes udafite inosiyo y'ibintu ujya gukora urabizi sometimes ari tatirimo ibintu bitatu hari ukora tattoo nka art hari career hari na business so ubikora nk'iki na art career or business actually of course ngiye kuri ngewe as me nago ubu ngubu ntavuga ko mbikora mu buryo bubiri ntago nyikiri kuri art ndi kuri career nkaba no kuri business kuko iyo ikintu cyageze ahantu cyo kugutunga kikaba cyaguha 300 kuzamuka per month ni ikintu nakazi kaba kari keza mu Rwanda cyangwa is something uba woninga biteye nyine bishimishije so ugumye muri art ni ikintu umuntu akora atagikunze cyangwa atitaye nyine ku mafaranga ari buvemo so niyo mpamvu mvuga ngo nyikora nka career nkongera nkagikora nka business so nk'umuntu wabashije kuba watera tattoo amafaranga menshi uraza kumbwira umuntu akwishira amafaranga menshi none umbwiye n'umuntu waguhaye amafaranga make mbwira uburyo byari bimeze right now umuntu guhera mu myaka amaze muri tattoo biba bigoye kubyibuka ariko ntago njya nibagirwa umuntu wama amafaranga make ntabwo ramwibaza umuntu waguhaye amafaranga make yari nkangahe yari umuntu wama amafaranga make yari 500 igihumbi I think bi hagati yamba ni igihumbi kandi nabwo ntabwo yacyujuje neza nka 800 gutya kandi umvaga ari wakoze akazi ka danye oya nje nakeka kuko yari option yari umufriend wanjye and then aramamagara tayi nabonye itangiye gutera tattoo ndashaka tattoo akina muri ntago namuvuga izina ariko akina muri APR muri APR mu basket muri APR ntago ndi umuvuga izina hanyuma guhaye menshi byagenze gute my menshi actually ntago my menshi yari umuzungu ndakeka hari umuzungu nigeze kubona muri kumwe man uriya muzungu rero I think niwe wampa amafaranga menshi hafi $1,000 hafi miliyoni kuzamuka 1,000 kuko ndabyibuka ko nateye slave yose abantu bazi slave ni tattoo nyine guhera hano kuzamuka slave yose so uko yari umushiti wanjye wo muri Kiyovu wamumaye and then araza biriya bihugu byo hanze amatata abahenze so ngewe rero yumvishe slave amafaranga ngiye kuyimutera yumva ni make ariko kuri ngewe it was too much yari menshi niyo umuntu wambere gukomya umufungo ukavuga ati kabisa nyine ntabwo aba ari menshi kuvuga ngo niyo muntu kuko niyo muntu uba warateruriye rimwe akayaguhereza ariko ugiye gucountinga baba hari abandi benshi ariko uvuga ngo y'amafaranga ari one muri bando imwe gusa akafata akayaguhereza ndakeka ari Nongo. So tattoo se ni ikintu umuntu ashobora kuba yagishiraho kikagumaho forever cyangwa ashobora kuvuga ati 1 month 1 year man. Ubundi nuko abantu nyine sometimes ibintu byahindutse because of technology yaje
ariko iyo urebye ubundi Tatoo ntabwo igivaho man kuko ni ikintu kiri permanent ntabwo ari ikintu kiri temporary ni ikintu kigumaho kandi abenshi njya nkunda kubabwira no way ushyiraho Tatoo ejo ukongera ukambwira kwishyira kuko Tatoo ni ikintu gifite meaning so that's why abakiriya banjye cyangwa n'abanzi bose nkunda kubabwira nkavuga ati mbere y'ukuze ibanza ugire umenye the meaning of the Tatoo ushaka gushyiraho cyangwa umve ko nyine biri necessary kuyishyiraho so ndibaza ati se buriya nk'umuntu aramutse akeneye ko wamutera Tatoo aramutse yifuza kuba yari ibikorwa byawe nk'umuntu ukubonye uyu munsi kuri KOSOVU TV nihe ashobora kuba yasanga ibikorwa byawe nihe ashobora kuba yakubona yamana ni henshi kuko ukoresha social media zose TikTok Instagram actually Instagram nimba ndiho cyane Instagram Snapchat hose ni Tatoo TAI Tatoo TAI so location ni muri chic floor kabiri kabisa ugira kuri Keti Radio uzamuka amasikariye floor kabiri kuri F2 usanga inyubako nini yitwa Center for Tatoo so rero mbere yuko nanakurekura uvanga kuri KOSOVU TV ako nagura bugiye uko na next time uyu munsi welcome ahangaha ni mu rugo so ni nk'iki kintu wabwira abakunzi badukurikirana ahangaha kuri KOSOVU TV umunsi ku munsi badohema kuba badohoza amazi ikintu nababwira ni ikintu kimwe support gusa support nicyo kintu cya mbere buriya iyo ufite umuntu gusupportinga namwe ikintu cyo gihari ni ukubaha ibikorwa byiza mo you give igikorwa cyiza n'umuntu agusupporting kona I think muri njye believing ko nago iyo umuntu umuhaye igikorwa cyiza nawe ntabwo yabura kugusupporting njye nicyo kintu cya mbere nizera mu buzima so tai ikamushimira umunsi kuba waje kwifatanya natwe ngaha kuri KOSOVU TV ni ibintu by'agaciro ni ibintu by'ingenzi kandi anytime you are most welcome ahangaha ni mu rugo next session noneho tuzamusanga aho bibera let's hope so ariko nta kibazo nabyo tuzabipanga day by day twanagutungura ariko oya zagituma ntago nzikunda ntago zagituma zikunda ntago gituma buriya mu buzima bwanjye nzikunda kuko ntago ndi umuntu cyane ukunda kujya outside igihe ushobora gusanga ni mu zindi staff rero zitari ngombwa gushyira kuri media man ase mbere ko tunagenda ngo nakurekure ase nkabura nk'iyo uteye umukobwa Tatoo like hano kuri bino bice byo hejuru cyangwa ahangaha nyine tu uba wumva umeze gute iki kibazo tuzakibaza actually ntabwo bijya umva nyine byakwangiriza akazi cyangwa byahita bigushira mu yindi mood icyo kibazo tuzagisubiza another sector man yari Viva host on KOSOVU TV the top journalist the voice over artist man